Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni mwene so Nzeyimana Mbatisha abantu basuhuza, bifuriza kugira umugisha w'Imana mu byo mukora muri bihe turimo, kugira ngo dukomeze kurushaho kwegerana n'Imana, tubashe kwakira imbaraga zinesha ibigeragezo n'intambara nyinshi ubwoko bw'Imana buri kugenda bihura. Mbibutsa ko abera bose bo mu isi yose duhuje urugamba, ariyo mpamvu dukomeza gusenga. Rero tuje muri wa mwanya wo kugira ngo tukane ijambo ry'Imana, nagira ngo dusenge. Data, mu izina rya Yesu twongeye kunezerwa tugushimira kuko udahaye umwanya mwiza kugira ngo tubashe kubona ibyo gutunga ubugingo, turinze kugira ngo umwuka wera aganze kandi imitima yose izabashe gutega amatwi iri jambo, zafashwe naryo kandi ibashe kuyobora mu gukiranuka no gukora ibyo ushaka. Komeza kubana nanjye, umwuka wera abane nanjye, komeza kumfasha mu izina rya Yesu, amen. Bene data, nagira ngo muri uyu mwanya tuganire ijambo ry'Imana riri ku mutima wanjye. Ijambo nasomye rigafasha ubugingo bwanjye, rivuga kwera imbuto ndetse imbuto nyinshi. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bw'isi bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya 3, hanyuma dusome n'umurongo waho wa 8. Haranditswe ngo ngaho nimwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari sokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye, igahindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Imana idufashe cyane. Reka nongere nsome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4. Haranditswe ngo mugume muri jye nanjye gume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutamuguma kuri jye. Imana idufashe cyane. Kwera imbuto ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kiza gikurikiye. Ni zimwe mu mpano tubona zigera mu 9 zihabwa umuntu ufite uyobowe n'umwuka wera, kuko mu Bagalatiya ibice 5 umurongo waho wa 22 haranditswe ngo hari amagambo avuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, kugira neza, ibyishimo, kubabarira, ibintu bitandukanye. Hepfo uhasomye wabona ibintu bitandukanye. Rero imbuto z'umwuka za zindi zirimo byose, zirimo kwihangana, zirimo kuvuga ukuri, ndetse zirimo ko abo tubana nabo dukwiriye kugira kuberera imbuto kugira ngo nabo babashe kuza kuri Kristo. Ni nayo mpamvu rero muri aka kanya niyumvisemo ko nababwira ko ikintu dukwiriye nk'abakristo ni ukugerageza kwera imbuto mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ingeso nziza, no kwihangana, no kugira neza, ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Aravuga ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Izo zose ni imbuto z'urukundo, ni zimwe mu mbuto Yohana yabwiye abantu bari baje kubatizwa, abahugura kugira ngo bihane, ababwira ngo nuko rero mugende nimwere imbuto zikwiriye abihanye, kandi mwere imbuto zikwiriye abihanye ndetse nyinshi. Ngo baravuze ngo mushobora kwibwira muti ko tujye turi bene Aburahamu sogokuruza wacu, mbese ni ngombwa? Yaravuze ngo ndababwiza ukuri yuko Imana ishobora guhindurira Aburahamu aya mabuye ikamuhinduramo abana. Niko kandi byaje kugenda, kuko Abisirayeli nk'ubwoko bwari bwaratoranijwe kugira ngo bubashe agakiza akaba aribwo kabonekamo. Igihe cyarageze agakiza kaza mu banyamahanga, ari nkacyo kigereranyo yabashije gukoresha, kuko twebwe ntabwo twari ubwoko, ariko kubw'ubuntu bw'Imana Abisirayeli kubwo kwanga no kwakira Kristo by'ukuri byahisemo kugira ngo nkatwe tumera nk'ibiti by'ingurukira ariko duhabwa agakiza. Nagira ngo mbabwire rero akanya uyu munsi ufite umugisha, kuko Imana yaguhaye agakiza, ikagutoranya, ikagukura mu magana menshi, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha ngo yanturanijemo ngo mbe inshuti ye, ngo nzajya muririmbira ngo zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Nagira nkubwire rero inshuti y'umusaraba, ubwo buntu wagiriwe ntabwo ukwiye kupfusha ubusa, kandi ukwiye gukomeza kuba uri connected na Kristo, kuko ijambo ryatubwiye ngo nimugume muri jye nanjye ngume muri mwe, kuko nk'uko ishami ryose ridashobora kwera imbuto ritari ku muzabibu,
ngo niko namwe mutabishobora ngo mugeze mugire ute mutabibasha nimutaguma muri iki. Ni ukuvuga ngo kuguma muri Kristo, kubana nawe, nibyo bintu bya mbere bidushoboza gutuma kwera imbuto. Ahandi ho haravuga ngo uko ngo nibwo mutabasha gukora ibyiza mutagumye kuri jyewe. Ntabwo twabasha gukora ibyiza ngo dukore ibyo Imana ishaka tutari muri Kristo. Rero ni ugushorera imizi muri we. Gushorera imizi muri we bizadufasha dukomeza kwirinda abo mu bo tubana, ndetse ibyatwoshya ngo tujye mu nzira zitari nziza, ariyo turi muri Kristo twumva ijwi riduhumuriza rituyobora rikatubwira ngo dukwiye kumenya uko tugenda. Rero nagira nkubwire ngo uyu mugisha wagiriwe aya mahirwe ntuyakerense, kuko hari benshi bifuza agakiza byanze, hari benshi babigerageje bikanga, kandi Imana ntabwo igira abuzukuru, igira abana. Ubwo rero turi abana, Bibiliya ikatubwira ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, uko tuzasa ntikurerekanwa, nyamara icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Aravuga ngo ufite ibyo byiringiro mu mutima byo gusa na Kristo ngo yiboneze nk'uko waboneye. Dukwiriye kwiboneza, dukwiye guharanira kwera imbuto mu bo tubana nabo, mu bo dukora, ndetse ugaharanira gukiranuka, ugaharanira kwera mu gihe gikwiye ndetse n'ikitagukwiriye. Biradukwiriye rero ko ibyo bintu ari ingenzi. Wanditse mu Bakorino yarababwiye ngo turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mudahirwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ubuntu twagire bw'agakiza, najya nkubwire inshuti yanjye, abantu benshi bararushye, baruhiye mu byaha, ubusinzi, ubusambanyi, ibyaha bigoranye, bibi byinshi cyane, ariko amahoro tubonera muri Kristo ni meza. Niyo mpamvu dukwiriye gukomeza kugundira ubwo buntu abera bahawe rimwe, ndetse tugakomeza kwitwara neza uko bwije n'uko bukeye, kuko Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma dukwiye kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatemanwa tukabivamo. Ntabwo agakiza kabonerwa rimwe gusa, ariko ukomeza urwana intambara zo kugira ngo urwane n'icyaha. Niyo mpamvu abatabaye maso baraguye bakava mu byizerwa. Ijambo ry'Imana riko ryatubwiye ngo umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Niyo mpamvu ukwiye gukomeza kwera imbuto. Saba Imana guhe kwera imbuto, yisabe mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ushobora kwera imbuto ndetse nyinshi. Ariko ijambo riravuga ngo ni igihe muzabibu w'ukuri, ngo kandi Imana niyo nyirayo, namwe muri amashami. Rero ngo ishami ryose ritera imbuto rikurwaho, ariko ishami ryera imbuto ngo bajyangajyaga hamahage kugira ngo ryere imbuto. Mureke twera imbuto nyinshi. Muri aka kanya, muri ibi bihe, gerageza erera imbuto abo mubana, abaturanyi, erera imbuto abo musengana. Muri ibi bihe bigoye, nimba hari icyo ufite, ibuka ko gutanga bihesha umugisha guhabwa. Ibuka ko gukorera Imana tudakwiye kubihatirwa, kuko tuzi ingororano zabyo. Niyo mpamvu ukwiriye gukomeza ukazirikana ko mu buzima bwawe bwa buri munsi ukwiye gukora ikintu cyatuma ubona umugisha. Kandi gusenyera umugisha ngo biratinda, ariko kuwukorera birihuta. Gukora uwukoreye biraza byihuta ukawubona. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha muri aka kanya. Ariko se muri aka kanya waba uhagaze ute? Bibiliya iratubwira ngo nimugende mwera imbuto nyinshi, mwera imbuto zikwiriye abihannye, mwera imbuto. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Niyo mpamvu duharanira kwera imbuto muri iki gihe kigoranye cy'umwijima kibi, aho ibyaha bikomeje kuba byinshi, ikinyoma gikomeje kuba kinini, ariko Imana iragusaba kwera imbuto. Urakoze kubw'uyu mwanya wari uduhaye kugira ngo tugumane tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Ariko ufite ibyifuzo by'umwihariko, ukeneye gusengerwa, kwakira agakiza, ukeneye ko hari ibindi ukwiye kumenya ko hagati yawe n'Imana ukwiye kugira umwanya, ariko ukeneye gufashwa gusengerwa umwihariko, twagufasha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, tunejejwe n'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire na bene data ijambo ryawe. Senge umuntu wari unkurikiye udusabye kugira ngo twere imbuto, ndetse imbuto nyinshi. Mana, turasenze kugira ngo ushoboze abantu kwera imbuto, baharanire kuguma muri wowe, gukora ibyo bishobora gutuma bera imbuto bakanesha icyaha. Icyaha kirakwiriye mu isi, ariko waduhaye ubutware bwo gutsinda mu gihe turi muri wowe. Nsenge n'undi muntu utarakizwa wumvishije ijambo ryawe, abaruhiye mu byaha bitandukanye, ubagirire neza. Reka ikoranabuhanga benshi barijyaho bagiye mu bindi, ariko ijambo ryawe ribageraho bakizwe. Urakoze, ukomeze kubana natwe, mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen. Imana ibahe kandi mukomeze gusengera umurongo, kandi utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa. Imana ibahe umugisha muri byose. Asante.